sinakubesha iminsi cyangwa amajoro shize kuko sinayamenya. Icyo nzi cyo ni kimwe, nuko nagishoboye kubaho igihe udahari. Amataje simasha kandi ntanavaho, ibyo niko biri. Ariko se cyo mbwira, wowe niba na wawe ahuri ari kuko bimeze. Gwiraho gwirasha, gwira ko utanyibagirwa. Hello? Sama biteze? Kwini imeze bite? Imeze neza. None se ko nashakaga ko twahura birashoboka? Nta kibazo niba unshaka ngwino hansange niho nihagarare, nari mvuye mu rugo gato ngiye ku muhanda, ariko nsanga amagaze tuganira. Numvaga twaganiraho, numvaga nyine nkumbuye kukubona no kuganira nawe. Niba byashoboka twahura wambwira. Sawa. Bafunga mu ntoki. Neza. Kumamagaye se ni amahoro. Nagira ngo nyine numvaga ngukumbuye. Ariko nibyo tumaze n'igihe tutanavugana ko maze iminsi ndi mu kazi kenshi. Twese nibyo byacu, nanjye ubu ngubu nari naruhutse. Sinzi ukuntu nagutekerejeho ndi gukata hano hafi y'iwanyu. Nabaga nkuhamagare numva uko umeze. Umeze ute se? Shameze neza. Makuru y'iminsi se urakomeye? Ndakomeye. Waranabyibushye, urabizi se ko abyibushye? Nabyo ubona ko abyibushye? None se amakuru? Amakuru ni meza. Ariko wenda byibutse. None se shira wameze? Shameze neza. Nuko urameze neza. Se ko ntacyo mutubwiraho ku kintu kijyanye n'igihugu? Biracyari muri process ndende, ariko tuzababwira. Yego. Ni byiza. Ariko nyine urabona igiko kizasohoka tu? Gusohoka bizakunda. Sagira ngo byakwanga bishingiye ku iyo bintu birimo abantu. Igikwe kizaba? Ahubwo se uri ready kuzaza? Nzaza. Ubwo kubanje kubiseka ubwo ibyo bintu nta mahoro. Ntabwo mbisetse. Ntabwo mbisetse. Nta kibazo nyine. Ariko ndibutse hari umunsi twahuye nje kukureba, nsanga uri kumwe na wa mutipe mukundana, niba ari Bureze. dukundana ntago mukundana? nzaguye pase ya kabiri
oya ibyo biri cyangwa tuzagura oya kandi narasanze muri kuganira nk'abantu bakundana ahubwo ko naje nkubwira inkuru nziza nkubwira ko wa mutipe inshuti yanjye cyo kukubwira ko dukundana urabona nta hantu nzi maze kubikubwira mbona uhise ubwo gihumure ntiwabyakira neza hari habaye iki byagenze gute ya nta kibazo ubwo ni waba umukunda sindi umenye nta kibazo ntugire ikibazo nyine wari ubaye ikintu ku buryo mbikubwira ugahita ujya muri koma nyine wenda wakabaye umuntu wo kubyishimira wakabaye wenda uri kuma motivation ariko natunguwe nuko mbikubwiye uhita ujya muri koma rero kujya muri koma burasanga nta rimeze neza wenda ari akandi kabazo runaka gusa ko byatumye ngutekerezaho cyane mwekerezaho iki kuri nagutekereza turi inshuti ahubwo nibaza impamvu byabaye niba njye nawe na Fizo hari ikimwamuziranye ese ubwo cyaba gihari ntawamenya ubwo umwe muri twebwe yaba azavugisha ukuri kw'ibihari cyangwa se bikagaragara nta hantu nzi siko mbona ushaka amafata mbona ubu ushaka nta hantu muzi kuko sinahari nsanze nyine hari n'igihari aho ubaye umukunda bya nyabyo nyine hari ikintu kiri hagati yawe Fizo twaba oya nta kibazo nta cyaduteranya nawe urabizi ko nta cyaduteranya twaba babiri oya nta cyaduteranya humura nta kibazo ntakereka mwizere ko none mbizi neza ko inshuti yanjye oya ntabwo nabikora yego ntabwo nabikora shanye nanjye nari imbere ubwo nje ruguru ku muhanda gatoya kazasubira gutaha sawa nta kibazo unsuhurize Fizo umunsuhurize kabisa ataragutashye karani njye hano hirya imbere gato ndakubwiye ngo va kuri sisita cyonzi cyo mukuvuga ushaka kwikaza kuri njyewe uyu mukobwa azamfata pe azamfata kabisa sinzi nyuma y'iyo mukino uko uzarangira namfata ariko buriya urumva n'agahinda kanyu ko buriya nakora iki kugira ngo mwemeze ako se nabimenya ko tuzashwana ko nabimenya tuzashwana ariko nzamugambanira kandi agazabimenya nzamutumaho abatipe b'iniga zanjye ndabizi neza bazabinkorera ndanze nicare ndebe ikintu gikwiriye gukorwa hagati kuko simbyiyumvisha ngo Fizo ngo nakwime waye ngo igikwe arambwira ubukwe nta n'isoni agira aka bakobwa nibagira n'ubwenge ubukwe ubwo se arabimbwira ngo bimfashe iki kanigendere ushaka kwikaza kuri njyewe kwere ubwanjye mushiki wawe se mushiki wawe sinzongere kubona kuri sisita nimba bonana uzambona cucu ushaka no kumfata rero ese ubundi uranzi wowe uranzi aho uranzi ndakubwiye ngo ndakwiye muri sisita uranzi wowe sinzongere kukubona we erega karanikaza wana we muri gupfa iki asoni muri gupfa iki ndahera kakaja mu bandi ngo sisita sisita we se waramubyaye ubundi se waramubyaye waramubyaye ra
nese uyu musore ni mushiki we. amakuru kimpa mukinganiza ariko asubizwa akazi kabaye kenshi ariko ndaza kuguha umwanya muri iyi minsi gutegura kuguha umwanya. ngewe se gahunda mufite urayizi none ntayizi ushaka ngo ya serivisi ikugwa surprise muri iyi minsi niyo mpamvu ngiye kukwereka ahantu ushobora kuzagukorera buri kimwe cyawe cyose. nabyo wari uzi ese buriya nzi wasanga nyine kuko urabona amafone yacu hari ukuntu nyine akenshi baba bazi nka pasiwadi cyangwa se kimwe umuntu akoresha akabona ifoto ye akabona siko kuri n'inzamuzera ese ndamukunda ese undi wanyikundiye undi kwini iyo bizinesi ni iyihe utambajije? muteze amatwi urabizi ko urajya muca mu ijambo ntabwo kigira amashusho nka kera watangiye ukaguruka ukambaza ni ibiki ubwo ntabwo bigushimishe ntidushaka tugire ki. oya papa mbwira urabizi ntabwo tuzi ko najya ngo ndaguca mu ijambo se banza gutega amatwi nakumva ino nzu ariko urabona iri ahantu heza hari ikibaye se nenda kugusha muri bizinesi ijyanye n'ibintu bya elegitoronike. Ibintu bya elegitoronike urabona ko bisigaye bifite amafaranga kandi urebye nawe nibyo wize cyane, so bijyanye n'amatelefone, mashine, nko gushyiramo n'abakozi ku buryo byaba bipfuye bakanabikanika bagakorera abantu ibyapfuye ariko ucururizamo n'ibindi. nuko turi inshuti ntabwo azabimenya we reka tukundanire amaze kunjyamo wese kugira ngo azamvemo ndetse hari ahantu nsebye reba hari ahantu nsebye ko nzamupfira nese njye ntabwo wanyemera nzapfa ku bwakwini sinkukije bari bakugiye kubikubita ahubwo urakoze tubijyemo urabihakanye ntakundi ahubwo reka mbe ngiye sawa wari uri kujya hese ubundi nari ndi kujya hano hepfo ku kibuga bigishiriza imodoka hari umuntu ngiye kujya kureba ariko dufitanye gahunda yo kujyana mu materaniro ku mugoroba yari amwe ngo munyureho nyine tujyane. sawa rero buriya nta kibazo ureba urakoze tuzaganira ubutaha. yego mpari uhari ikindi ahangaha ubona imbere yacu igipangu nagikodesheje, so ndumva nabyo bintu byinshi nashaka kukubwira ariko nawe sinyikubona neza mukecuru, nawe ntama amakuru yawe muza niryamiye cyangwa nagiye kwishakira icupa kubera uwo udahari nyine biragoye nawe mu mwanya yakugombye kubona uza wita uryama bigatuma nyine nawe mutaganira neza. ariko kubera ko muri iyi minsi nyine ntari kujya mu kazi cyane buriya ndaza kubikurikirana menye ibyo ari byo. aho se musaza wawe na murumuna wawe ko ntakibabona aha bari mu biki bahugiye mu biki barahari no siko baba bibereye mu rugo ariko bro aba yagiye mu kazi sister nawe bari aho ubundi yagiye kureba abashuti be ngo sinzi ibintu bajya niba ngo bafite umumaro mu coaching ubigisha gukina ibyo kubyina se biki kubyina ngo ubundi batabyina ngo bagakina ngo mu basket ngo kwitoza nyine nanjye nabyumvishe gutya bimbwira ni umwana ninzi ko bizi ni umwana ibyo ntabwo mba mbizi aracyari umwana ariko mama arabizi nyine asigaye abimisha nawe umukobwa wa dadi nta kintu na kimwe umbwira ntuzi yuko abakobwa ari abasi
kumva ushaka kuzaba generali najya ndinda igihugu umutekano ukagira undi mu gihugu umutekano ibyo ni byiza rwose ndumva uzi ubwenge uracamo se turacamo ku ishuri biragenda ibyo bizasaba yuko uzajya uba uwa mbere buri munsi n'umunsi niba nisubiyeho kuri iki gihembwe cya gatatu eee nari Okay. natsinze buriya musaza wawe ibyinshi aba biziranye na mama wanyu kuko buriya abasaza banyu baragenda bakabwira byinshi banyu niyo mpamvu rero we ntiyanyisanzuraho kuko aba ntinya ariko we wabimbwiye mba nzi ko rero mami aba yabikubwiye niyo mpamvu mba nta bintu byinshi ndi kukubwira mba numva ko mami yabikubwiye iriya bizinesi ko nta kintu yimbwiyeho rero dede reka nkubwire ndumva nishimye ndi kubona ari heza harasa neza ahubwo ndumva twapanga ukuntu nyine bizinesi tuyizana hano nta no kunshimira ngo ubwo bishimye urakoze naho amakuru yawe mubonye nagushaka amakuru yawe uzi n'umupapa se komere cyane kuduhagaritse ndase nkubwira mubonye nagushakaga habaye muhuye n'umuhungu hariya ahantu muzi nakubwiye ngo bwa mbere y'urwanda va kuri sisita sisita wawe witwa uri kubona witwa ndetse nakubwiye ngo va kuri sisita cyonzi cyo ngukuvuga ushaka kwikaza kuri njyewe ushaka kwikaza kuri njyewe kwere sha use ndikubwira ngutera waza kubona umwanya se ngo tuze kuganira wambwiye none se wowe ntaguciye mu ijambo uramuregerana iribu ni polisi ni iki papa turaziranye muhuye n'umuntu hariya yaramuhohoteye yaramuhohoteye kambe nigendera ubwo ngubwo ibyanyu ntabwo mbizi ndaza kubikubwira neza ndikubanza ndi n'ikijarwa ngiye kuvuga uriya muntu ariko muhuye n'umuhungu hariya sha yaranyije akunziza njyewe niba ari habaye iki turahuye arambwira ngo gasoko uri mushiki wawe ese ndibaza umusore w'inzobe umeze ukuntu munini umusore w'inzobe munini mujya gusa Munini. naketse se yaba ari musaza wawe yarabangamiye dada amfashe mu ntuzamo amfashe mu ijosi mupfuye iki se nose araje gutya biri umupanga gufata mu ijosi nta kindi kintu mupfuye abana yaranyishe nyine muri make byagenze gute kugira ngo abonereho ko agufata mu ijosi byarambwiye ngo nawe narakubuze we yari yarakubuze hanyuma abamfashe mu ijosi aranjweretse mu muhanda uyu mwana se uyu mwana mubereye se wabo ntawamu avuze dadi ngaho do ngaho mbwire mwana wa mukuru wanjye yego na mukuru wanjye uzatima dutemberanya kumbwira ngo azaza reka tuve kuri ibyo ngibyo yego ni umusore w'inzobe arambwira ngo gasoko kuri mushiki wawe ko aragiye no kundana n'amakofi mu muhanda gutya muhanda. nzi ko umusaza wanjye ibyo bintu atabikora ahubwo reka mwarebe ntabwo umusaza wanjye Ababaye mu muhanda ku mu buryo aza agafata umuntu reka ubwira umuntu uzabaze wa mukobwa twigeze mujya w'inshuti yawe ni mushiki we nabyo wari uzi samantha niba yitwa samantha yitwa samantha ntabwo njya ndamuzi nkunda kumenya izina rye niko yitwa niba hagobotse araza ajyamo hagati kubera tuziranye ariko nawe aramuzi ansobanurira arasa nkaho amuzi nuko atabinsobanuriye umusaza wanjye ibyo bintu ko atabikorana ko muzi neza iyi mikino ntabwo yayikina ariko buriya bwo wenda kanegereze wenda ubwo ndaza kumubaza ubwo nabimubaza agenda gute niba ari na mushiki saza wabo n'umugome
ese musaza wanjye ko ibyo bintu ntabimuzi wowe bundi yaba abikuye he sha twanavuganye cyane nibagirwa no kugusuhuza ariko nari natinyira mu ubundi sinzi uriya ni dadi wanjye dati wawe uramuzi uriya ni dadi rero ikibazo nawe yanyuma nazaga gukubita ntabwo iwacu nta muntu ugira amahane keretse iyo nyine nagize ubwoba nzabikubwira nituhure nzaguhamagara twicara ahantu duhure nzakubwira ko bizabikubwira gusa hari umuntu nigeze ukora ko hari umuntu wigeze kumpamagara arambwira ngo nitonde mu rukundo warabimbwiye ndabyibuka ahari yaba ari musaza wawe ubirimo se buriya nibyo ariko ntekereje neza nanjye ninyuze gusangira na musaza wanjye ambwiye ngo aranshaka amusanga ahantu yari aravuye mu kazi ari muri pause abimbwira hambwira yuko ubwo hari umuntu bamubwiye ngo dukundana kandi ambwira ko atamushaka buriya ntiyaba ari we reka dukurikire reka turebe ikizakurikira ibintu byacu ko bizaba ibibazo kugenda kose mbere se wari unshyizemo ubwo numva ntekereje ibintu byinshi ushaka kuruvamo oya okay urukundo nyarukundo rero rurakomeza ni umukoro nagira reka nsange dadi yansize ubwo tuzavugana ubutaha sawa sawa byiza